muratubwira ngo Imana yabihishuye ndetse yabihishuriye ngo Imana yahishuriye mama wanyu yuko muri gushaka kumubuza urubyaro kandi ni mwebwe ubwanyu muri mubikora. Mana nyimara kumva icyo kintu umutima wanjye ntabwo nzi ukuntu wahise umera, nahise mera nk'ibuye nkajya nishona ngo numve ko ari njye cyangwa se ari undi muntu. Navanise ko Imana ikiranuka, ni gute ishobora kubeshyera umuntu akabeshyerwa ibintu? Tangira kusa n'uhumutse, numva ko bashaka kuba abateka mutwe mu mutima wanjye, ariko mbona kubibabwira bose ntibiri bukunde. Ndahije nambwira nti noneho mu bantu uri buvuge ni tujya no mu cyumba tugiye gusenga njye nkuremo ko si umunyabyaha. Atubwo rero murayikomeza kugirana ibibazo n'ababyeyi banyu kora ko mutemera amakosa mwakoze. Namubwira nti ntabwo nakwemera ikosa ntakoze. Mukuru wanjye atuzira ikindi ati reka turebe umuntu tubishyireho ko ari wowe wadushutse. Nti umva uvuge wowe njye undeke, ntabwo ndi bubyemere. Mukuru wanjye dusa nabagiranye akabazo urabyumva kuko ibyo yavugaga sinabyemeraga. Mwana kuko ngiyeho kugira nzasubiremo ibintu ntakoze nabyemeye ntarabikoze basi nziregura imbere y'Imana imbere y'umuntu mareke. Nari maze kubona ibintu byinshi wacu byahindutse. Ikintu cyantangaje kikanambira n'imbogamizi ni ukuba umuntu w'umubyeyi wakabaye akuriye abana atinyuka kubateranya. Icyo cyo cyagiye kinkomeretsa inshuro irenze imwe ebyiri eshatu kuko nicyo cyambayeho kenshi. Noneho ikintu cyane ubwoba nuko atigeze tugirira ikizere n'akantu na gato. Yibuze ngo yumva ko turi abana beza kandi nta gikorwa tugeze tumukorera ngo kiboneke cyangwa kibonekere n'undi muntu. Twakundaga umuryango we, nta wigeze ngo tumurebe nabi. Baba batinye sarisa. Mukaso akeye mu bintu byanyu se? Cyane rwose byose arabijera, amashyamba arasarura byose n'amamodoka agera kuri 2 y'imizigo na papa yasize nyine bimaze kwiyongera urabyumva. Imodoka z'imizigo gusiyo kugenda muri musaza wanjye yigendamo shesi biraho nabayijya amagiye kureba imirima mu misozi. Ntabwo njye nabitekereza mbivugaho kuko bibaye ngo ntabwo ari ikibazo cy'imitungo wenda kiri hagati yanyu. Nta myitwarire idasanzwe wokeka ko bakwangiye bagate Erivan wenda imyitwarire kwanga mama mushya waruje mu rugo. Ninjye wanamukundaga kurusha abandi. Mukuru wanjye yajya akunda kumbwira ati nturora ati bushyagiriza ngo duhamagare mama tugire dute azagusubirirayo. Icyo bambwiraga abavandimwe banjye. Niki cyerekanaga ko wakundaga uwo mama? N'ubu ni mama sinahoze mbivugaho no kuri telefone yanjye. Niki nakomerekejwe nuko umuntu arera abana nkaho bavuze bati umubyeyi yatugiriye neza, ahubwo ugasanga barirwa baguha igihugu cyangwa barirwa baguha isi. Bamwe barabyemera kandi bakavuga bati uriya mubyeyi ararengana. Ibyo ngibyo rero ariko nyine bwo nyine umuntu aremera nyine agatuza kwihangana akagira. Yego. Buryo umwana utabyaye n'uwo wabyaye hari yakunanira. Ariko buryo umwana yaje ukaza ntiwegera inkono uri mukase ukavuga ati abana bagiye bateka batugabira ibyo babonye, ukaza ukavuga umwana akaza akiga agatsinda, ukamuha ibikoresho byose, ukamurihira ishuri guhera mu wa mbere akageza wa gatandatu agatsinda akajya amashuri makuru yarangiza akiga kaminuza, yamara kwiga kaminuza ukanamurihirira nta kibazo. Ntabwo akagombye kumva ibyo bakabwira ko turi umubyeyi yatugiye neza akatumurundarundi natwe tumwegere tumufashe. Ariko nabonye batanyitayeho, ahubwo ngo niwe ugenda nteranya n'abavandimwe bita nko gutuza ndaceceka ndabyihorera. Ubwo rero ibyo byose byambayeho nabwo ngenda ko inshingano abanyamuko naziyemeje nabwo muzagufasha kurera. Ndamubwira nti humura nta kibi rwose bizakora ku bana babana nzafasha kukubarera. Kuko nabwira abamama bari mu rugo barimo kurera abana batabyaye, nababwira ngo nibafata abana neza nawe uzamugira neza uwo ari we. Umugabo wawe yigeze abona urukundo wahaye abana be aribo bana bana? Yararubonye cyane, yapfuye anasabira n'umugisha. Yarambwiye ati Imana yo mwijuru izaguha umugisha. Bireba kumva ko witwa umurozi none wishe papa we ukabuza urubyaro mukaso, ibyo bintu byabika ari muri wowe gute? Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe.
ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibe byiza muri hose atandukanye. Tubifurije ishya n'ihirwe muri buno buzima. Dusoza umwaka wacu wa 2025. Ingamba zawe ni izihe? Witeguye gute kwinjira muri 2026? Ndi kumwe n'uyu mudamu mwiza cyane, araza kumbwa niba ari umudamu, yitwa Mukamana Elivanie. Mukamana, uraho neza? Muraho. Umeze neza? Ya, ndamahoro. Uramahoro. Kuramba no kuramuka. Kuramba no kuramuka. Oya nibyo. Ku muntu utakuzi wamwibwira gute Mukamana? Ku muntu utakuzi ko amazina yo twayavuze wamwibwira gute? Ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana. Ya. Yego, birahagije. Ufite inkuru yawe y'ubuzima waciye mu by'umwihariko mu gihe cy'ubwangavu bwawe utangira gukura. Ni inkuru mu muryango, byagenze gute Mukamana? Ni ibintu biba bikomeye. Mboneraho kubwira abantu dukurikiye, nishimiye kuba ndi hano kuko nabonye imitima ya benshi ishobora kuvurwa igahembuka bitewe nuko ubona abandi ukavuga uti byibura n'inkuru yanjye hari uwayumva akavuga ati nanjye byibuze mpite numva ko hari abandi turi umwe. Rero ubuzima bw'inkuru yanjye bwabaye nk'ubunkomerera amaze kubura mama amaze gupfa. Mu rugo iwacu twari babantu nyine basa n'abafite ubushobozi kuko twari dufite buri kimwe umwana yifuza, ariko biba ngombwa ko mama atabaruka ansigira umwana muto na papa, ariko kuko papa yari afite ubushobozi ntabwo tugeze tubura icyo kurya. Kandi icyo gihe byasaga naho bitagoye cyane, ariko uwo mwaka papa yatubereye mama, atubera na papa. Ujya kurangira papa arubaka. Inkuru yanjye rero yatangiye gukomerera aho papa yubatse. Twari abakatolike, haza kuzamo ikintu cy'ikirokore. Mama kimara gupfa dusa n'abinjira mu kirokore, ashakira mu kirokore, anashaka umuntu rwose umaze imyaka irenga 20 mu itorero, uri n'umudiyakoni. Ubona ko nyine twe twumvaga ko kuba umuntu ari umudiyakoni nta n'umwaka twari twakabimaramo, yari amezi gusa, ariko tukumva ko kuba umuntu akijijwe bihagije, ibintu byose bimeze neza. Twumvaga tunabyishimiye. Ndibuka umunsi umwe papa afata umwanzuro wo kumuzana, yarampamagaye. Mukuru wanjye yari ku ishuri, ninjye wagaragara nkaho ndi mukuru mu rugo. Arambwira ati ngwino hano nkubwire. Ntiyego, ati urabona ko bitanyorohera kuba njyenyine. Ati se, ati urabibona ute utoje barumuna bawe mukazajya mwita umuntu nazana nk'umubyeyi mama? Umva ni ibintu byiza n'ukuri. Nkavuga nti ubwo umbwiye ko anasenga nta kibazo. Byarangira rero tubonye umumama, ariko hinjira ikintu cyitwa Imana cyita umwuka mubi, simbizi niba n'abadukurikiye wenda bazaba babyumva, sinzi uko nabyita. Jera byari bigoye. Hatangiye kuza abahanuzi
bakajya bahanura ibintu, papa akaza akadutuka akatubaza ibintu. Iyo mbyibutse biramvuna, nkumva mbajije ibintu ntazi ibyo ari byo, ngo Imana yahishuye. Mvuga se Imana ihishura ibintu umuntu atakoze, iyo ni Imana. Ntangira kuvangwa mu bwonko, hari umuririmbyi muri korali, ntangira kubura uburinganire, ngasenga ariko nkumva wapi, nkava mu y'ibiri nkava mu y'itatu ngasubira mu yandi, ariko noneho ngasanga byakomeye kurushaho. Ndibuka umunsi umwe ubwo ku kazi ka papa yarambwiye ibyo nigaga, yarambwiye ati bivemo uzumfashe barumuna bawe, urabona ko abana b'inkurikirane n'ibyavamo. Nkajya mfasha papa ku kazi aho mama yasigaraga, akaba ari njye uhasigara. Mva mu ishuri nko nkurikira uwo murimo wo kurera abana. Nawukoze neza, ndashimira Imana kuko barumuna banjye bagumye kumera neza. Ariko umunsi umwe ndabyibuka, mukadata yararira iryo joro sinzabyibagirwa, papa tubwira nabi, ndetse birangira hakozwe inama itunguranye. Kiye kumva numva barambwiye ngo ngomba kuva ku kazi. Icyo gihe bari mu nyubako barimo bamwubakira izindi nzu, nyine muri uko kurira yavuga ko adashaka kugumya kubana natwe. Ngo bamwe mu bo tuva indimwe bavuga ko atari we mama, ngo ntabwo ari we watubyaye, bigamubabaza nyine akajya ararira. Icyo gihe ndabyibuka bakoze inama, mbona bazanyemo umuyobozi w'umudugudu, mbona bazanyemo ba masenge, papa atabimbwiye, ariko nkaba naraye ndose inzozi. Icyo gihe ndabyibuka umuntu arambwira ngo ahari bazaterana mu nzozi, ariko sinjye uzaba bateranyije. Ndavuga iryo jambo, numva si ubwa mbere ndyumvisha, numva hari umuvugabutumwa wigeze kuribwiriza, ndavuga ni se narose ibyo umuvugabutumwa yabwirije koko, ngiye ko namura inama irateranya ako kanya bitunguranye. Papa arambwira ngo niba ari wowe wari kujya gusura ntujyeyo, ukiva gusenga ugumaha. Ese ni amahoro? Papa ntiyambwira. Iyo nama iraterana, barambwira ngo uhereye none uzasubira ku kazi. Ubwo bihuza nuko koko n'inzu zuzuye muri iyo minsi. Amagambo yavugiwe ahoyo niyo nyatekereje ndikanga. Bavuze amagambo, mukadata avuga amagambo, papa avuga amagambo, nikangamo biranamvuna. Icyo gihe mera nk'umuntu ubaho uri mu isi yanjye nyine, ko papa niwe wari inshuti yanjye. Papa twaganiraga buri kimwe, nta kintu namuhishaga. Niyo yabaga ari umuhungu utangiye kuntereta, naraza nkabimubwira. Numvaga papa ari we inshuti mfite kuko mama yari atagihari. Numva birangiye, ngiye kumva numva papa ansubije nk'usubiza umwanzi ruharwa. Arambwira ngo hari amakosa ngo nakoze, se ayahe? Ngo yagira ngo hamagare ba masenge ngo ankureho, ngo hatazagira uvuga ngo yaririye umwana mu nzu. Ngiye kumva numva arambwiye ngo ibintu ngo byarahombye, ibintu byacu ni ibintu twandika. Data yacuruzaga imbaho, ibintu by'imbaho kuko afite salon rye, ifite imashini n'iki. Noneho nkambwira ni se dade ko nandikaga, najyaga gusenga wampaye uruhushya, nararaga ku rusengero bugacya ngaruka mu kazi, nakoze nabi gute? Babura icyo bavuga, mpita mbona ko ari ibintu byafashweho umwanzuro kuko bankinkuyeho nyine bahita bashyiraho mukadata. Sinabitindaho, ndavuga ni papa afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka. Ngira ngo ibintu biranarangiye, ndatuza. Ariko umuyobozi aca ku ruhande arambwira ati muyobozi mwana ihangane, ibi bibaho, ni ibintu bibaho, icyo usabwa no gukomeza gusenga, kindi no gukiranuka. Ubwo urumva nafashe inzira yo gukiranuka, bari yo nsiganana, nkumva ko niba bambeshyeye ibintu uko biri kose njyewe ndi bugerageze Imana yazagizayo igasanga ngende umwere. Mpirimbanira icyo kintu, mama nkomeza kumwita mama, ariko nkaba ndabizi neza ko bifite ahantu bihuriye, kuko niba umuntu arararira amajoro ya mbere amajoro ya kabiri bugacya umuntu bamufatira imyanzuro atunguranye, ndavuga nuko biri kose ubwo wasanga ariko bimera mu mutima. Nta n'umuntu nabibwiye icyo gihe, naravuze ni wasanga ariko bimera. Ariko nkaba mfite mama wacu akajya ambwira ati mukaso si nyoko, ugomba kuzahora witeguye ibizabe byari byo byose. Ako kantu karankomeje, nkura muri nge numva ko mukaso atari nyoko, kagasa nakankomeza. Ariko umunsi umwe ndabyibuka, twari turimo gutunganya izo nzu, bagiye kuzinjiramo, bagiye kuzitaha. Ubwo haciyemo igihe kinini, ndatani nkaho ntarutse, ni kirekire cyane ntavamo. Ndabyibuka iryo joro ndagiye kumva numva ngo haje umuhanuzi. Abarampamagaye ngewe, urumva ninjye wakundaga kuba ndi mu rugo, hari mu kiruhuko sinzabyibagirwa. Arambwira ati ndagushaka. Ntiyego, ati abana babiri bakuru baze hano. Turaza, aratubwira ati
hari ikintu Imana yahishuye muri mwe. Ushatse kuvuga iki? Ati Imana yahishuye ko muri mwe harimo abarozi. Yego. Ati kandi uwo murozi nimwe bakuru arimo. Umumama iyo mugezeho mbana uvana namuvuga mu izina, ariko umutima ukambwira ngo mbese yaba yarihannye byaba ari ngombwa ngo utangaze ko umuntu yakoze. Ni umumama w'inzobe ari yizi, niyo mbivuze ntekereza ko yabyumva. Aratubwira ngo Imana yabihishuye, ndetse yabihishuriye ndi ngo Imana yahishuriye mama wanyu yuko muri gushaka kumubuza urubyaro, kandi ni mwebwe ubwanyu murimo mubikora. Mana nkimara kumva icyo kintu, umutima wanjye ntabwo nzi ukuntu wahise umera, nahise mera nk'ibuye, nkajya nishona ngo numve ko ari njye cyangwa se ari undi muntu. Mbwira mukuru wanjye, ni mukuru wanjye nkubaze kutabaha ibi byo nibyo twumvishe. Mukuru wanjye we ni umuntu fata ibintu byose nkaho ntacyo bivuze, uwo araseka aravuga atakesha ibyo ngibyo nibyikangisho, ariko njye kuko hari ibyo ntuwenzi nk'umuntu ba mu rugo, ibyo numva ibyo ngira nte ndabihuza, ndavuga nti wasanga ahubwo ari cyo nazize nkaba ntari mbizi, bitambihuza numva uko biri kose ninjye bari gutushaho. Aranyegera arambwira ati rero icyo usabwa no gusaba imbabazi. Numva none haraturitse no harabyeruye ko ari njye. Ndamwumva bireyesi. Uwo muhanuzi. Ibimenyetso byo bya mukadata ibya papa narabibonaga. Uri ijisho rikureba neza niri kureba nabi ushaka kuriyeberwa. Byarangiye byanyabyo, umuhanuzi anyemeje ko ngomba kwihana. Ndamubwira ndi imbere y'Imana isumba byose. Nakiranukira Imana kuko yireba byose. Ariko wowe muntu sinagukiranukira ufite icyo ugambiriye. Niba utemeye ko tukubwiza ukuri kuri mu mutima, tubwo ahubwo wowe tubwira uko urashaka kuhe kuri. Hangira ati sinjye, ahubwo Imana yahishuye mama wanyu atubwira ngo niba yaravuye gusengera he. Mbaze Imana imwishurira ko ibirimo kumuroga birimo kuva mu bana bari mu rugo. Ndavuga nise niba Imana yarabyemeje, urumva nayo ntarasobanukirwa Imana cyane, ako nari nzi ko Imana ikiranuka. Icyo cyo naragifashe mu mutwe n'umuyobozi yari yarakimbwiye. Ndavuga nise ko Imana ikiranuka, ni gute ishobora kubeshyera umuntu akabeshyerwa ibintu. Tangira kusa n'uhumutse, numva ko bashaka kubara abateka mutwe mu mutima wanjye, ariko mbona kubibabwira bose ntibiri bukunde. Ndahise nambwira nti none mu bantu uri buvuge ni tujya no mu cyumba tugiye gusenga njye nkuremo ko si umunyabyaha. Atubwo rero murayikomeza kugirana ibibazo n'ababyeyi banyu kora ko mutemera amakosa mwakoze. Ndamubwira nti nge ntago nakwemera ikosa ntakoze. Mukuru wanjye atuzira ikindi ati reka turebe umuntu tubishyireho ko ari wowe wadushutse. Nti umva uvuge wowe njye ndeke, ntago ndi bubyemere. Mukuru wanjye dusa nabagiranye akabazo urabyumva kuko ibyo yavugaga sinabyemeraga. Mwani kuko ngiyeho kugira nzasubiremo ibintu ntakoze, nabyemeye ntarabikoze basi nziregura imbere y'Imana, imbere y'umuntu mareke. Nari maze kubona ibintu byinshi wacu byahindutse. Ubwo icyo gihe muri iyo minsi mukuru wanjye kuko yarabikoze aratekinika, araza aravuga ati Imana imbabarira, ati umudamu gutya na gutya. Uwo mudamu ari inshuti na mama yaranarenganye, nawe muri iyo minsi yaranamukurikiye aratabaruka, ariko agenda twaramushyizeho icyaha atigeze anakora. Nanjye nanga kumuvuguruza imbere y'abantu kwa mukuru wanjye. Aravuga ati Imana imbabarira, umudamu witwa gutya na gutya, ati niwe wanshuta ariko sinabyemeye, kugira ngo bigaragare ko Imana yavuze cyari cyo kandi atari cyo. Urumva abavandimwe dutangiye nanone guhangana n'ubundi. Byabaye urugamba icyo gihe, abahanuzi bakomeza kuza, haza n'undi w'umusaza. Abo bose niko papa baha amafaranga dore ko yaranahari. Mva muri iyo minsi ndabyibuka bapanze kwimuka, noneho ngo twebwe abana badusiga mu nzu, badusiga mu nzu ya mama, ubwo bavuga inzu ya nyoko. Umudamu wisakiraga kuba mu nzu ye bayimuzana mu nshyashya. Ngira ngo ni nayo yatumye amafaranga asa nanyeganyega kuko narakoraga bakohereza bishyura abakozi, ntibibuke kwibuka ko amafaranga atagiye kuri konti ahubwo ari majya mu kazi. Ako sinari ngasobanuye neza kuko kagize n'ingaruka bumva ko ndi guhomba, kandi barambwiraga bati ni wakoreye miliyoni uyu munsi ntujye kuri banke, nkabanabikije wenda ya mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita nkayazana mu rugo abishyura abakozi bakoze nk'icyumweru. Ibyo byose nibabirebaho Satani yegera bahumye amaso, birangira koko mbaye umwanzi, umujura n'ibindi byinshi. Biza kurangira ari umukecuru dukomeze kureba nayo ingwe, ariko nkabifata nkaho bidahari kubwo gukomeza gusenga. Byaje kurangira icyo gihe ndabyibuka papa we ndamwegera arambwira ati ese papa ibintu biri kuba ni ibiki? Arambwira ati ngwino nkubwire. Ndabyuka twari inyuma y'igikoni, arambwira ati umva nkubwire mwana wanjye. Nta nubwo nari kwakumva iryo jambo, numvishe binejeje kuba papa avuze ngo mwana wanjye gusa. Numva muri njye hajemo akanyamuneza. Arambwira ngo mwana wanjye umva nkubwire nti
ngo ubu nanjye nubwo nakoze ibyo nasabwaga gukora ntabwo nishimye. Ese ushatse kuvuga iki? Umwanzi aragashaka kabiri. Ese papa ushatse kuvuga iki? K'ibyo yashakaga wabikoze, ikindi ni iki? Ngo bari kuvuga ko namuryamishije ku buriri bwa nyoko nkatuma atabyara. Nikanzemo papa afite umubabaro. Iyo mbyibutse navuga ngo Mana ntakundi. Papa yagize agahinda icyo gihe, ari umuntu w'umugabo uza kubishaka uze kumubwira ngo kwereke, yagize umubabaro uteye ubwoba. Icyo gihe mu maso yanjye papa azenga amarira mu maso, nibwo bwa mbere naribonye papa azenga amarira mu maso. Ubuzima bw'abahanuzi bwaraducanze. Papa nyine birangira nyine n'ubundi byari kwa kundi yagombaga gusubirana n'umugore, kuko ntabwo yari kuvanga arasubiraho abana bari ngo binakunde burya. Byaramukomeranye, ariko nk'umugabo papa yari umuntu murakoze, yari umuntu w'umugabo ureba kure, aravuga tuzi n'ikindi ngomba guhama nyine. Buriya umugabo ijambo yiyemeje n'icyo yakoze kugira ngo agisubize inyuma ntabwo biba byoroshye. Ndibuka muri iyo minsi kubera ego sorry it's okay, komereza. Byaje kurangira umva iyo umupapa yimutse n'amagaziru irimuka burya, kandi nta kindi kintu twari dufite dukora icyo gihe uretse kuba wenda imirima iwacu barabakungujumba, ariko ntabwo abana bagombaga, abana bato. Rega mama yapfuye umwana muto afite imyaka 3, urumva niho yari akinayuzuza. Umwana yujuje twari bato, twari abana uko hari umuto wapfuye tukiri bato, twari abana ubwo tuvugana turi 7, twari 8 icyo gihe. Mama ndabyibuka twari 8 imbere, kuko wapfuye afite 4 kandi yari uwa 5. Ubwo urumva we yasize muto w'imyaka 3 niwe wari uwa 8, uwo hagati wa 5 yari yaratabarutse na mama akiriho akiri muto. Byaje kurangira rero muri iyo minsi duhura n'akaga ko kuvuga ngo ese tukajya gusaba icyo kurya. Urumva amagazi yarimutse ntabwo ikiri mu rugo, yagiye mu rugo rushya. Ribuka umunsi umwe, ndavuga ho gato ntabwo nshaka kubinjiramo kuko biba ari birebire. Nagiye ngiye kubabwira ngira papa ndabona gafite umujinya ntazi ukomeza, ariko nagombaga kumubwira ikibazo dufite. Ndabwira papa nta mafuta yo guteka dufite. Papa arambwira ngo ari kujya yibuka ko mfite umugore, cyo mujye mubibaza umugore. Papa arigendera, yatsamota arigendera. Ndakomanga njya kureba mama, ni mama nta mafuta yo guteka dufite, ibyo mujye mubibaza so. Baraduteragirana byagiye ba mu buryo bwinshi umuntu atashobora gusobanura, ariko bya bintu by'ingenzi umubyeyi akora papa yabaga yagerageje. Kurikije ubuzima yabaga arimo bwahindutse, yabaga yanagerageje burya. Naruhukire mu mahoro, Imana imuruhure. Icyo gihe cyarashanze, ntangira kwibaza ngo mbese gusenga ni iki, kuba umudiyakoni ni iki, gukiranuka ni iki. Sigara ni ihurizo rikomeye. Ajya nicaza barumuna banjye ngo ni muhumure ibi bizarangira. Nza kurota inzozi. Icyo gihe ndota mbona nashatse urugo, mbona ibintu byose, ariko umuntu wambwiraga mu nzozi arambwira ngo n'ubundi ni ishuri uzabugiyemo. Urugo uzabugiyemo, uzaba ukomeje ishuri, ntabwo rizaba rirangiye. Iyo nayo ni story. Icyo gihe nanze no kurujyamo, bisaba izindi mbaraga z'Imana zihambaye kugira ngo mbashe kurujyamo. Byanabaye ngombwa ko nyisaba n'ibimenyetso n'ibiki bimwinyemerera ko izabikora. Mpamya ko ariyo mpamvu uyu munsi abana banjye badashobora kubura icyo kurya, kuko yabinyemereye icyo gihe mu nzozi. Yarambwiye tuzi n'ikindi ntabwo uzigera ubura icyo urya. Umuntu wabimbwiraga yarambwiye ati nsaba icyo ushaka. Namwe yanise uriya mugabo uri kunyereka ko ari umukene, ntabwo abana banjye bazabura icyo barya. Numvaga ntinye inzara kurusha ibindi. Yego. Arambwira ati icyo nicyo kibazo ufite. Ntiyego ngo ntabwo abana bawe bazabura icyo barya. N'uno munsi nshobora kubura umwambaro runaka, nshobora guhura n'ibigeragezo bikomeye, nshobora kubura inshuti z'umumaro, abo nagire neza bakampinduka, ariko ntabwo abana banjye barabura icyo barya. Imana irigwatiriza nkabona impaye turaka, kuko njye nta murimo nsuzugura. Numva sinarangije kwiga, ariko nta murimo nsuzugura. Umurimo wose ushobora kumesha amafaranga ndawukora. Aho rero ngo ngiye gusa n'utarukamo gake, ngere kuri uwo muhanuzi waje wa kabiri. We yatubereye akasamutwe, yari abahanuzi bavuga indimi z'amoko utashobora no gusobanurira. Akajya avuga ngo agiye kudusengera ngo hari ibintu bateze, kandi ubwo uwo ni njyewe. Njye murozi,
ndibuka papa yigeze gufatwa n'uburwayi bagitangira kumenya uburwayi bwe bukomeye burimo na gute bavuga ko ari amahembe. Wumve ko nahagurukaga mu ntebe y'iwacu bagahita bakura ibintu by'amahembe y'inzovu n'ibiki baje kuhashyira mu rwego rwo kumparabika ubwabo bizana ya kandi arabahanuza cyane. Nigeze no kurota babishyize mu gikapu ntangira kujya misha igikapu nimwe na nkanagira nakijyanye kugira ngo badashyiramo ibintu, ariko nkumva gucika iwacu na barumuna banjye. Mutse umwe muri muna wanjye umwe muto yigeze kumbwira ijambo rikomeye, arambwira ati nabuze ibitotsi, arimo kurira bikomeye, namwe se wabaye iki ntejo nzaza numva ikibazo ufite. Ngumva nashatse, ngumva nahise nihuta igihe kibari gito. Imaze gushaka nza niruka nje kureba murumuna wanjye ikibazo yagize mvuye ku rusengero icyo gihe ndabyibuka nayoboraga korari, ndaje kureba ikibazo umuvandimwe wanjye yagize. Mbageze sanga yagiranye ikibazo na papa ariko biturutse kuri mukadata nanone. Yaragiye abwira muzehe, aramubwira ngo aba bana bawe ni ibigwari, umwana ari muri kaminuza. Umwana uri muri kaminuza kuvuga ngo ni ikigwari rero wakwibaza ngo ese wamubwiye icyo akora ntagikore, kandi ubwo ibyo bivugaga avuye mu masengesho cyagusetsa. Araza muteranye na papa, umwana arara ijoro ryose, yagombaga kujya mu turimo two mu rugo nk'umwana uri mu kiruhuko uko akundi kaminuza ziba zitarimo kwiga. Aragenda bagara imigozi ariko ntiyaza agatanga raporo ko yabagaye, akora uturimo ariruhukira. Umukecuru yaraje asanga araryamye, aho yaje ngo amubaza ati bite umeze ute, ahubwo araritsira bamubwa abakozi baramubwira batararyamye. Ahita muteranya na papa aramutuka mutokoza bikomeye. Umwana arari ijoro ryose nibyo narinje kureba nje kuko ndamwanise wakwihangana ko igihe kizagera Imana ikadutabara. Igihe kizagera ibi bikarangira wakwihanganye. Ndamwihanganisha nyine bya bindi ntuwe nkora n'ubundi mnisubiramo. Ibyo biraba birarangira. Papa urumva nawe ntiyabuze icyo abwira umukecuru ati umwana yari yakoze mu nyuma namwani uze kubwira papa ko wakoze. Araza aramusobanurira. Papa urumva yagize icyo abwira umukecuru. Umukecuru nawe atangira kumva ko ahubwo yumva ko nanahageze, aravuga ati hoya simushaka. Umve ngo muri iyo minsi abana banjye baratangiye kugira ejuru baje iwacu bagombwa kubabirukana. Kubera iki? Kubera mama wa? Kubera ko badashakanye n'abana ntago bakenewe. Birakomera bitangira mu minsi batangira kumbwira ngo sinkeneye no kuza mu rugo. Umva papa bamwerekaga ibintu nashyize mu musego kugira ngo kuba arwaye ninjye. Muri iyo minsi hanabaye n'intambara ndibuka kugira ngo papa ajye kwa muganga. Bakumva ko papa wawe ari njye shaka kumwica. Noneho bakongeraho ko nkeneye n'imitungo. Bongeraga ibintu byinshi cyane. Byananteye n'igikomere ku buryo no kuba ntarigira imitungo byananiye. Kandi mfite uburenganzira, umugore nta mwana afite ngo avuye ngo nibabiha. Barumuna banjye ni bakuru bose, umutari muri kaminuza, nta ruhinja ruhari wenda kuvuge ngo nirwo ruhuze. Imitungo data afite ntiri munsi ya za magana, ariko nabuze imbaraga kubera icyo gikomere cyo kumva ngo nkeneye imitungo. Mba numva nzarya duke nkaryama kare. Kumva ko bavuga ko ari we waruze papa kandi arwaye gute. Yes. Byarambabaje. Waruze mukaso kugira ngo tabyara. Noneho nkurikijeho na papa. Byahungabanije guta umutima wawe Mukamana. Narangiritse ku rwego ntashobora kubwira umuntu. Bikomeye. Byaranyangije ku rwego rukomeye. Abantu b'abahanuzi sinzi ikintu nababwira aka kanya, bajye bamenya ko barimo kwica umuntu ahagaze. Papa nawe yemeraga ko ari we uri kuruga urugo rwe. Papa yari yarabyakiriye. Papa yasaga n'uwabyakiriye. Kubera iki yabyakiriye? Yumvaga ko umukozi w'Imana afite mu rugo ari umuntu usenga, ari umuntu umaze imyaka mu itorero, nawe nyine twari tukiri bashya mu itorero pe. Umukozi w'Imana ubwo ni Mukaso. Kandi koko yari umwande pere w'imbere pe. Utanga igaburo ryera nubwo twariye agatari w'abakozi iriya ozera bakora pe. Bene uwo muntu rero gupfa kwizera ko ashobora gukosa, abarokore benshi ntago babishobora. Uba wumva ko ari umuntu ukomeye. Mukaso wabonaga yitwara gute se mu rugo mu busanzwe si ibyo by'amarozi? Ikintu namubonyeho gikomeye no kwiyoberanya. Akaba igihe hari abantu agahitamo umwana mwiza rwose, akanategura akantu keza akakakora ukabona ko ari keza. Agakorera ariko ibyihishe inyuma nibyo byabaga bikomeye nyine. Kumwumva arimo aravuga atazi kumwumva nibyo byabaga bikomeye kuri njye. Ni nk'iki wumvise mvugize ubwoba? Ikintu gikomeye ikintu cyantangaje kikanambira n'imbogamizi ni ukuba umuntu w'umubyeyi wakabaye akuriye abana atinyuka kubateranya. Icyo cyo cyagiye kinkomeretsa inshuro irenze imwe ebyiri eshatu kuko nicyo cyambayeho kenshi. Noneho ikintu cyane y'ubwoba nuko atigeze tugirira icyizere n'akantu na gato. Yibuze ngo yumva ko turi abana beza.
kandi nta gikorwa tugeze tumukorera ngo kiboneke cyangwa kibonekere n'undi muntu. Twakundaga umuryango we, nta wigeze ngo tumurebe nabi. Inshuti ze yanamamagaraga, papa yaramubwiraga ati sugura ajya guhamagara undi muntu, umwana hari wambwiye akaba ari uza akakira abashyitsi. Baranankundaga, abenshi banyanze kubera ko atanshaka gusa. Yageze ubwo yorurira papa aramubwira ngo nahitemo ngewe cyangwa we. Mbese kuki mwe muhanganye wowe na Mukaso mwari mu kigero kimwe cy'imyaka? Kuki mwe muhanganye? Ntabwo imyaka yari imwe. Nta myaka yari imwe kuko bisa niba ari muri 60 ni mukuru. Ngewe nk'abandi ntaranagira na 40, umva twari mu kigero kimwe, nari umwana kuri we ndetse cyane kuko ye aranambyaye kwanza. Yarakubyaye. Ntabwo twari mu kigero kimwe. Biri no mu bintu byatumye papa ashaka umugore ukuza avuga ati sinazana umwana ungana n'abandi. Yego. Birumvikana. Ubuzima bwaje gukomeza gute se hagati yawe na Mukaso na papa? Byafashe indi ntera ncika mu rugo burundu. N'umwana waje kunsura nzaniye birote kumwe wabaga bana bazi kubasengera, bazi kubakunda, banyitaga banyuzagamo bakanyitana mama, bagacikwa bakanyitana mama yumva byaje kurangira rero nicaje barumuna banjye. Ndibuka umutona namubwiye nti kuba tutari kumwe tuzajya tuba turi kumwe mu mwuka no mu ntekerezo, ariko kuva mu mata ashaka kuza cyenda wicare mu rugo rero. Mwamwitaga na mama se? Uko ariko n'ubu nimero nabonye ari ryo zina rikiriho, narinzi ko nanabisibye, ariko uri ikintu wakoze utakigana siduka cyana gutwaye. Rero ndarabicaje ndabwira n'abarumuna banjye, ndabyibuka bato, abakuru bo barabibonaga nari cyo ndagomba kubabwira, ariko abato narabicaje ndabwira ni mugende, nimuzongere kunzanira birote, nimuzongere kuza kundeba, ngewe nimundeke byibuze mwe murerwe. Nemera gutandukana nabo kugira ngo mbone amahoro. Icyo gihe sinabisoje papa kugira ngo ajye kwa muganga, ndagobye guhamagara pasiteri Mushumba ku itorero, pasiteri wacu. Ngandi mwambare mukajyana ko papa kwa muganga, nubwo babyita amarozi ntago ari amarozi, tumenye basarwaye iki, basanze ari guteza amurenze. Kandi papa babyitaga amahembe, ari amahembe ngo bateje utazi n'ibyo ari byo. Nari papa bakibona ko arwaye gute iyo bifasha ate? Yaravuze ati se, ndabyibuka yarabivugiye no muri room yararwariyemo iri prive. Yaravuze ati ariko umwana wanjye ibi bintu aba yanabivuze nuko mama udashaka kubyumva. Ubwo kuvuga umwana wanjye rero niko kabi. Muri make nge ntago nari umwana, ariko naje kumenya ahanini ikintu naziraga, nta kantu kajya kanshaho kuva ndi umwana kubera ibikomere nagiye ngira. Nta kantu kanshaho kose mba nkareba. Mba numva nakugenda imbere ukibwira ko wowe umfite ariko ndimo nkureba. Niko nteye kuko isi yanyigishije ibintu byinshi kuva ndi umwana muto. Nanyuze mu buzima bukomeye gusa. Rero barumuna mukuru wanjye we yabaga yirebera gusa, ameze nk'umuntu wirebera filimi. Jewe binkubita gusa gutyo nyine, akambwira ati hangane nyine ibi bizashira, hako ntibishire. Byarangiye rero abavandimwe banjye ntandukanye nabo, n'uno munsi bamaze gukora amakwe nyuma yuko papa apfuye ari babiri. Ntabwo bantumira. Kubera iki? Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Urwango rwafashe indi ntera. Nasi urwango rwagiye mu bavandimwe gute kandi byaraturutse ku? Byarangiye neza. None se niba uwari kuza cyangwa ukansuhuza bakakwanga kandi nkaba narabahaye uburenganzira bwo kwigendera, hari ikindi? Oya, ariko kurumva niba papa wanyu yaritabye Imana. Tubwira uko urwango hagati yawe n'abavandimwe rwaje. Kirisito, nuvuga ngo rwatangiye umunsi uje kundeba yabaga ari ikibazo, ntabwo uri kubyumva. Ariko ntabwo byajya mu mutwe wabo ngo bavuge ngo ntacyo bakoreye kibi batabona. Ariko ubwo uzi kugira ngo umare imyaka 2 utasuhuza umuntu no ku rusengero, kumusuhuza hari ibyo amuhereje, hagera nawe ko kubizi kumusuhuza ubwabyo yari sakirirego. Ndibuka umunsi umwe kugira ngo ubyumve neza, nabwiye papa ko ndibuze ko baramutsa, numvaga bakumbuye. Papa arambwira ati buretse mbaze umugore. Papa nawe yarasigaye ameze nk'umuntu wariye niba ari nyumvira, sinzi uko nabyita, niba ari byo bavuga simbizi. Arabanza hamagara umugore ndeba gutya tajyana n'ibintu nagize. Icyo gihe nahise ngirira toroba ku rusengero, ababizi barabizi bajyanye muri biro. Papa arambwira ati mbanze mbaze umugore, si ikimenyetso se gifatika cyuko kujya mu rugo ari ikibazo. Icyo gihe ndabyibuka papa kimara kumubaza yese ambwira ngo yewe ngo hoya, ntabwo byakunda ko tujye kubanza dusenge nyumvira. Gusa yese igisubizo kirambye. Utandukana n'umuryango wawe. Burundu.
none se wenda hari icyo barumuna bawe babonye cyatumye bavuga bati uyu mukuru wacu tumuveho ku buryo bavuga bati nubwo twakoresha ibirori nubwo twagira ikibazo ntabwo twakongera kuvugisha Mukamana? Ubukene, nahuye na struggle ziteye ubwoba mu rugo, nta kintu ari bubamarire, bari kuza nkabamarira iki ko ndibuka ntwitinda umuhungu muto. Wenda abavandimwe bose biwanye nuko bakize Mukama? Ubu tuvugana nuko nyine bakize njyewe mfite ikibazo kiri pasoro ushaka guhuza n'abandi. Abahanuzi baragaragaza ko natumye umuntu atabyara, icyo ni kimwe. Baragaragaza ko ndoga abantu kugira ngo nikukane imitungo, urumva meze nkabo. Bivuze ngo nabo barabyemeyemo? Oya, iby'uburozi byo ntago unamuhamagaye, ntago nzi ko ari umuvandimwe wacinze uburozi nawe. Si niki gituma mutabana? Nicyo ntari kumva. Ubu tuvugana nabwo nisakirirego na groupe ya WhatsApp twagerageje kuyikora ariko ntibandika, barahabye, bavuga bati hagira ubimenya ko twavuganye nawe, baba batinye sarisa. Mukaso akeye mu bintu byanyu se cyane rwose, byose arabijera, amashyamba arasarura byose, n'amamodoka agera kuri 2 y'imizigo na papa yasize nyine bimaze kwiyongera, urabyumva. Imodoka z'imizigo gusiyo kugendamo, ni musaza wanjye uyigendamo, shesi biraho nabaye amagiye kureba imirima mu misozi. Byose ntabwo njye nabitekereza mbivugaho kuko bibaye ngo ntabwo ari ikibazo cy'imitungo wenda kiri hagati yanyu. Imitungo se mbera kiza, urumva imitungo ariyo kibazo, nayo wenda ishobora kuba yarajemo nyuma simbizi, ariko niba ariyo bagendereye nibahumure. Harimo amashyamba, harimo imitungo, harimo ndumva muri n'abakire byanze bikunze. Imana irakize rero, Imana iratunze pe. Wumva umeze gute iyo ubona utari kubana n'umuryango Elivani? Narihinze, mfashwa n'Imana hanini, nshaka igisubizo kirambye, numva ko Imana igira abandi bantu. Nihinzemo muri njye ko Imana igira abandi bantu jera. Numva ko wenda nta nshuti navuga ngo mfite ishobora kuganyira cyangwa iki, ariko n'ubundi aho duhura mu buzima bwacu bwa buri munsi abaduha akazi baba ari abantu. Nivanyemo kutita ku mwana w'umuntu. Noneho icyakomeye kurushaho n'umunsi data yapfuye, niho nari nsaza ahubwo. Byagenze gute? Ubwo ntarutse iyo toroma nagize ku rusengero, bambujije kujyayo ngo bagiye kubanza basenge, nategereje ko basenga birangira badasenze ngo bansubize, ubwo ncika iwacu gutyo. Data yapfuye n'ubashije imyaka igera hafi muri 2 yonyine, ntagera iwacu 2, 3 gutyo. Apfuye rero, ariko nshimira Imana ko yapfuye bitantunguye, nari mbizi ko ari umugenzi agomba kugenda, ngira inzozi zikubiye kuko ikintu mbonye kiba kibaye. Noneho nshimira n'Imana ko yagumye kubana nanjye, ko biri kose niyo yambanye banana nasaze rwose ngiruka ku musozi, ko hari igihe cyagira ngo haguruka ntaza aho ngiye. Ibaze nta muvandimwe, nta mubyeyi, nta muryango, nawe byibaza ibyo bintu ku muntu. Icyo gihe rero ndabyibuka papa arwaye yenda gupfa, yabashije kuganira n'umukozi, kwa kundi umubyeyi yirekura akavuga buri kimwe. Ijambo yagiye avuga ngo babajwe nuko pfuye nta kintu mpaye abana banjye, Imana iba yarinyongereye iminsi yo kubaho hari icyo nakora. Icyo nicyo papa yavuze. Kandi numva nta kitakuze basigiye imitungo irahari, ariko ntago yigeze, nta mwana uzi aherereye. Ese iyo mitungo yose ntituzi ngo ibikwa he, ntituzi ngo verisande, biraho tu uko. Yego, niyo agiye gushyingira agurisha ishyamba, yagurisha rya 5 miliyoni 2 gutyo nyine. Yagiye gukora ikintu aragurisha, aba afite ikintu agomba kugurisha, cyangwa se akagurisha imfirizone kugira ngo ibintu bikorwe, ariko ntago tuzi amafaranga ajye abayo ngayo iyo ntuza y'izo mashini, ntituzi ngo bikorwa bite. Ariko njye ibyo si nacyo kibazo, ahubwo yiba yarekaga kudutanya n'umuryango. Ubu hari n'abandi bavandimwe banjye 2 nabo ubukwe bwakurikiye atabatumiyemo, tumaze kuba 3 muri 3 mbese. Kandi naje kumenya ko abo bose bari kujira ko bari kumwe nanjye, babashije kumvugisha abo kwa kundi wavugaga. Ubwo rero abandi baratinye ntawapfa kutuvugisha. Yego, uyu munsi se wumva umeze gute muri wowe? Urupfu rwa papa rwabaye ikikwiyoreka, wamanimira Mukaso ndamuvugisha.
ntabwo ari kwitaba. Ntacyo ndakomeza ngerageze. gerageza. Uyu munsi kuba mutabana nk'abavandimwe, mwacitsemo ibice, bamwe ku ruhande rwa mukase uko ndi kubyumva, abandi bari ku ruhande rwawe uko ndi kubyumva. Nta kuvuga ngo bari ku ruhande rwanjye kuko ibintu byatangiye tukiri bato, ahubwo ntibazi icyo bakora. Njye nkurikije uko mbibona babuze ifatiro. Ntawe uri ku ruhande rwanjye ngo uvuge ngo turagendana, ahubwo babashinza baruriho kandi nabo biba byabacanze. Gusa nyine n'ubundi hari umunsi wenda Imana izabigena tukanahura. None se kubera iki wowe Elivanie? Kubera iki wowe? Kubera ko njyewe nashinzwe kuba umurozi n'abahanuzi. Kubera iki nyine wowe? Ari we bashinze. Ese kandi njye wabaga mu rugo nabigusobanuriye, ari nanjye wari mukuru icyo gihe. Urumva bari gushinza nde? Ikibazo ni uko ntazi niba n'uburozi ari umukara cyangwa ari ubururu cyangwa ari icyatsi. Nicyo kibazo ya narinzi nuko busa. Nageze aho mbwira Imana ntiwanyeretse basi uko busa nkanabumenye. Nta myitwarire idasanzwe wokeka ko bakwangiye bagata Elivanie. Wenda imyitwarire kwanga mama mushya waruje mu rugo. Ninjye wanamukundaga kurusha abandi. Mukuru wanjye yajya akunda kumbwira ati nturora, ati bushyagiriza ngo duhamagare mama tugire dute, azagusubirirayo. Icyo bambwiraga abavandimwe banjye. Ni iki cyerekanaga ko wakundaga uwo mama? N'ubu ni mama, sinahoze mbivugaho no kuri telefone yanjye. Ni iki cyerekana ko nyina wamukundaga mu buryo butandukanye n'abandi? Byonyine kuba ntarajya kumutera hejuru, byonyine ubwabyo ni ikimenyetso, kandi bifitiye uburenganzira bwo kumwaka ibyanjye. Arimo babikoze se? Barareze. Bagiye mu nkiko? Barareze, igisigaye n'inkiko, ariko bo baranareze. Nagiye nanabacubya kenshi bambwira nti imanza ntago zikemura ibibazo muretse, imanza zizi ibintu byananiranye, hari igihe kizagera wenda umubyeyi abone ko ari na Satani ubitera. N'ubu nakabaye narareze kandi bifite uburenganzira. N'abantu benshi b'abayobozi baransanze abo ku karere bamandimo wamusengana muziranye, bakambwira batari ko mu bugoryi bwanyu bambwira ariko ibintu ntibyakemuka tutagiye mu manza. Ntabwo n'ubu byaranze. Umunsi papa apfa rero niho nari ngeze. Nagiye nk'umuntu ugiye gushyingura papa we, tinjira nk'abandi. Ariko ikintu cyantangaje, n'umuna wanjye yaraza aransuhuza, mwiriwe. Rero yari mwaramutse icyo gihe, sinibuka neza. Yaje ari mwiriwe kuko yaje nyuma kuko njye ndi hafi, we yabaga kure kundusha, yaje nyuma. Arinjira, yaragiye avugana na mama umwanya nk'iminota 10. Kugenda bihura ndagenda nicara abandi twicaye dutangira inama nyine y'uburyo papa yatabaruka. Pasiteri yarahari, abadiyakoni. Umva nyine urugo rw'abadiyakoni na papa muri iyo minsi bari baramutoreye ubudiyakoni. Uwo munsi mukuru wanjye yahise azana uburakari bwinshi arambwira ngo sohoka. Mukuru wawe? Twonse rimwe nkurikira. Ndamubwira nti sohoka, ntabwo wakabaye uri hano. Jera niba hari ikintu cyambabaje wishe papa, nawe uze kwishakira igisubizo ntabwo mbizi, kuko hari ibyo nabonaga nanjye nkagira ngo ndi mu nzozi, nkajya naninusha gutya ngo numve ko ari njye bundi. Nkajya ngira nti numve ko ari njye ugihari, nkagira ngo nagiye ahari, nkajya ndi mu nzozi hari ndaryamye. Byambagaho ubundi nkagira ngo ndaryamye ahanini. Ndabyibuka narahindukiye gutya, ariko numva umutima urambwiye ngo ariko se ubu biragutunguye. Niko umutima wambwiye, ariko byabaye nk'ibikoze siriko mu mutwe, nanjye nanirwa numva bya bintu byose biranabyutse. Kubera iki mukuru yabigenje atyo? Ni itegeko yari ahawe, nawe uri mukuru uregura byumva. Ahabwa nande? Ntabwo ndi kubyumva. Yari hawe na mama. Nawe ibaze umuntu ni nyururugo. Murumuna wanjye aje hanze, mukuru wanjye aje hansanga. Ubwo bushobozi yari kugira bwo kuza kunsohora bubaho se? Namwe se uri iki kitumye nsohora? Ngo nyine ngo ngumva fata ku itegeko ryatanzwe ntugomba kuburi hano. Naramukurikiye mvuga n'abantu batabona turi gushondana nko twiyubaye ndagenda. Ese ibintu urimo gukora uyobowe n'umwuka wera, uyobowe n'umwuka mubi, uyobowe n'iki? Arambwira ngo ndavuze ngo ntugomba kubuhari. Ndavuga nti hoya nubanza ucitswe, ndongera ndinjira. Ndavuga nubanza hari. Se umutima urambwira se nimubwiye niba ari mama araza bimbwire wenda nta wamenya, ntiwasanga ari we wiyongoje akurikije ibyo yumvishe gusa.
ndongera ndicara. Yahise yongorera umuntu wari uyoboye inama, yari umudiyakoni witwa Fiacre. We kumuvuga ndumva ntacyo kuko kuba yarayoboye nta kosa ribirimo. Na pasiteri yarahagaze ngo hagarika inama ngo mu gihe araha. Inama yarahagaze. Man, naraturitse sinamenya amarira avuye jera ubu maze gukomera. Nararize ngira umubabaro. Pasiteri ajyana inyuma arambwira ati impamvu Imana ikunyuza muri ibi irayizi hangane. Urabizi rero ukuntu abarokore dukunda kwimahoroniza. Sibyo ko ikirokore buriya Mana simbizi. Banza niba ari umutima, niba ari imyumvire, niba ari kisimbizi, ariko ndi kugikoraho ubushakashatsi nzakimenya. Arambwira ati hangane. Yego. Ahamagara mukuru wanjye ati ibintu ukoreye umuvandimwe wari we babikoreye wakumva wishimye. Ariko ngiye ngo nagomba gukora ibyo ngomba ngo nkweze nari gukora iki. Uko nguko ndi kubivuga we yaranakabije n'umuntu usa nugira amahano ukuntu nawe arabyivugira ariyizi ko yagira. Ngo aramubwira ngo musabe imbabazi kuko uramuhemukiye. Yaje gushyingura asaba ifitiye uburenganzira. Uyu si umwana wahemukiye se, nubwo yabara namuhemukiye nta tegeko ryigeze rimushinze icyo kintu. Wowe urinde uko wafata umuvandimwe ukamukorera ibi bintu. Pasiteri amucyaha agira ati ngo ngaho mbabarira. Ndamubwira nti igihe kizagutoza gusaba imbabazi neza, ngaho igendere. Niba ubikuye ku mutima imbabazi ubwo wazihawe ko sinjye utanga imbabazi zitangwa n'Imana. Icyakoze urakoze nuko nabubwiye. Ariko ubwo amarira ari yose ibintu bikomeye. Cera icyo gihe byari bigoye. Byari bigoye nikubwira ngo byari bigoye. Umve ngo byari bigoye. Byaje kurangira udashyinguye papa? No, pasiteri yaragiye shoko yaravuganye na mama. Avugana n'abantu b'abadiyakoni ukuntu bemeza ko nta kintu gishobora gutuma bansohora mu nzi wacu. Wenda yari kubiye byari kwemezwa nuko ari iwe, ariko kereka yasohoramo papa. Ubwo n'ubundi nari mfite uburenganzira bwo kwaba kubw'umurambo wa papa. Kubw'uko ari ikiriyo cyo gushyingura data. Babaga bari mu rugo bari buri ku cyumweru babaga bahari. N'utwana tukavuga tukahitira tukatugaburira tugataha. Ariko bagasigara n'umugabo tugasigara tuganira haba n'icyo kunywa tukanywa. Naza kumubwira ati rero maze igihe kinini ntakora, yarwaraga diyabete n'umuvuduko. Nuko nagira gutya, nuko uhari ahantu nari narabatije muri muhinga mwahama nkahagurisha. Uko maze igihe kinini kandagira mu kazi ntarangura amaze iminsi ndwaye. Noneho rero namara kuhagurisha kagura nk'ibishingiranwa bya murumuna wawe n'ibyo kwakira abashyitsi. Noneho rero kwamara kwakira abashyitsi wenda nyuma umuntu akazareba ukuntu azabigenza. Umwana rero ntabwo yasezeye n'umugabo ntiyasezera, ahita bahaguruka bari kubita baragenda. Ntibasezera, ntibavuga ati muramutse, ntibavuga ati binire. Barahagurutse, moto yabo yari mu rugo hari nko nibuka neza kuko bakunda gutaha mu masaa 4 n'igice mu masaa 5. Umugabo rero ahita agira uburakari cyane arambwira ati wabonye ziriya ngegera? Yahise agira uburakari nyine, agira uburakari. Arambwira ati witegerere cyane ati warebye? Numva nanjye ngize ikibazo. Ndamubwira ntese mubyeyi kamera ibiriya byose ko twabikoze twabikoreraga abana, ko nanye no kukubwira ngo habatize bahinge nari nzi ko bizagenda kuriya. Arangira arambwira ngo icyangombwa cy'ubutaka se baragifite. Arambwira ati ariko uriya mukwe wanjye arehemukiye ati ubu ngubu ati njyewe mfite imirima. Ati rwose yambwira ati iri jambo narimvuze sinendivuze rwose ariko ndihamanyije. Ati narimvuze nk'umubyeyi. Ati yambwira ko hari ahantu hari hamutungiye abana, hari hamufatiye runini. Akambwira ati ese mubyeyi ko ufite indi mirima yindi warega handi ugurisha ukayihorera. Ati rwose nta kibazo nari mfite nayo kubamurekera. Ati uriya murima se kuzangiza muri maso ntunze uriya murima se wungize nayo kuzawumurekera. Ati ariko kuva yigize kuriya, ati kuva yigize ko akaba asuzwe nk'umubyeyi wamubyaye,
ati nanjye sinamenye ukuntu bizagenda. Dukora ubukwe ntiyanahagurisha, dushyingira umwana, umwaka urashira. Nawe rero yakundaga gusengera abantu basenganaga, ubwo hari uwo basenganaga aza kuvuga ati aza ngo sinzi uwo yabwiye, ngo aramubwira ati kanaka yavuze ngo azagurisha ngo umurima. Uwo mukobwa yitwa Revani yahinga, ati uwo murima rero, ati uwo murima, ati nubwo avuga ngo azagurisha, ntazagurisha, twasenze iminsi 7 turi kanyarira, ntabwo ushobora kuzagurishwa. Sinari mbaga ndi kumwe n'umugabo ntashye arabimbwiye, ndamwe ese magambo yakura hehe? Iko amagambo asenya tubaka, ko amagambo ateranya abantu, ayo magambo yakura hehe? Ese ntuzi ko amagambo ari n'uburozi? Yego. Arambwira ngo Imana ishimwe ngo kuva ngo ubwo ngegenda avuga ngo abimenye. Mutwe kugana ubwacu se? Kandi mugene uzayihakira. Ngo kwagenda abimenye. Nuko rero twibera turatuza n'imwe ntitwanawugurisha. Nyuma yabwo bitinze ye kumva numva ngo umurima ushize ku isoko. Ndagenda mubwira ntese mubyeyi, uriya murima ko n'abanyari umurima w'amaraso, uriya murima ko n'abanyari umurima w'ibibazo, kuva twamara gushyingira umukobwa yahise acika mu rugo, n'umugabo ntiyongera kuhagaruka, n'abana buzukura baca kuri sekuru ntibagaruka, ntibongera kugaruka muri urwo rugo. Noneho nkajya mubwira ntese muzehe kubona umwana yacitse mu rugo n'abuzukuru bakabacika. Arambwira ntese warahombye, mbwira niba warahombye, ari wowe ari nawe, icyo ujya gukuriwe ni igiti. Ndamubwira ntego ntacyo nakuraga, ariko bazaga bakagira ikintu bahakura. Yego, nk'umubyeyi. Arangije rero ndamubwira ntese amuzakoranya w'amaso wambarira muri mukabo basubiza ukawubaha rwose, ukawubaha ko nta uriya murima ko Imana duhaye umugisha nta kitadukoreye. Arambwira ati nuramuka ahubwo ninapfuka ntangira umurima n'ibintu byose twabakoreye. Yego. Umuzimu wanjye azagukurikira. Njye ndamubwira ntese umuzimu wawe wankurikira kandi ukijijwe, ibyo bibaho? Arambwira ngo niba umuntu akizwa ntajye n'umuzimu, ngo ariko nuramuka ntangiye umurima ukawutanga ukawumuha, narapfuye umuzimu wanjye azagukurikira. Nyuma yabwo ngiye kumva numva umurima ngo yawurarikiye, umurima yawurarikiye arawugurisha. Umugabo wawe? Arawugurisha. Yego, akimara kugurisha niba ari umwaka niba ari amezi ntayashize yahise apfa. Yarapfuye rero, apfuye ubwo urumva ko bari bamaze imyaka nako mukuru we bamwe ni 3, njye numvaga ko ari nk'ibiri. Yapfuye uwo twashingiye ari Vesiti nahise amuhamagara, aramubwira ati burya papa arapfuye. We n'umugabo bahise bafata moto bahita baza mu rugo. Yego. Baje mu rugo rero turavuga tuti abantu batakandagiraga ahangaha, umusaza akaba apfuye akabaje, ariko nyine baraza nyine turagira nyine turanashyingura garangira. Aho se ko yatubwiye ngo no mu gihe ngo cy'urupfu ngo mwaramwirukanye ngo? Ntabwo twamwirukanye, ahubwo nyuma yaraje arantuka. Aravuga ngo yaraje arantuka, arambwira ngo namwimishije ngo umurima we. Arambwira ngo ninjye ngo wamuteranyaga na se. Avuga niba namuteranyaga na se, Imana niyibizi. Ngewe ibyo ngibyo icyo nzi ko ni uko nzi ko ibyo byose byaturutse aho ngaho, nta bindi nigeze njya mu nkoro. Yaraje arantuka, amaze kuntuka cyane binakomeye. Arangije rero ubwo abayobozi nibo baje, abayobozi b'itoro baraje baramubuza aranga. Yego. Umugabo we aravuga ngo akajya avuga ngo umugabo ngo yamwirukanye ngo yahukane. Abandi batese wahukanye mu gihe cyose wabereye kutari waraje, wahukanye ko muze hapfuye. Baravuga bati usubire mu rugo, aranga. Ndangije muha naho kubangura n'ibikoresho byo kujya atekamo n'ibyo kurya. Nyuma ubwo ariko ubuyobozi bw'itoro bwari bwananiwe, ubuyobozi bwa leta buraza bambwa tese mubyeyi ikisha ubufite ni ikihe.
ko tubona umukobwa ntacyo utabakoreye wabareze ukabashyingira ukabareba amashuri bakiga bakaminuza ko ntacyo utabakoreye icyifuzo ufite ni ikihe yego ndavuga nti njyewe icyifuzo mfite icyifuzo afite urugo rwe nanjye mfite urugo rwanjye ndashaka yuko agenda akaba mu rugo rwe nanjye nkaba mu rugo rw'iwanjye ibyo nibyo nshaka nta bindi ubwo rero yajya kugaruka ejo bundi hariya baje kunyaka izungura rya se na nyina yego ubu nibyo ndimo n'ubundi muri uku kwezi kwa 12 kuri 31 cyangwa 32 niho ubwo ndimo ndegeranya ibyangombwa kugira ngo abagenagaciro bazaze babigene tugabane ndumva ariko bene ko binameze nta bindi. None se we abanye gute na bene nyina? Abanye gute na bene nyina na bene se bose? Abavandimwe bese wagira uretse uwo nguwo bamubwiye ngo se yapfuye nabwo se amaze gupfa uwo wundi nawe witwa Betana ko tugiye gushyingira umugabo we yaraje arambwira ngo ni icyangombwa cy'ubutaka bajye kuguza ngo banke ngo miliyoni 10 yari afite inzu arimo kubaka ngo ayisukure ngo nayisakare ngo nayikinge ndamubwira ntese ayo mafaranga kugiye kuyataba ko twagiye tuguza amabanke kugira ngo bari abana bige urabona ayo mafaranga uyashyire mu bwubatsi urabona uzishyura banke noneho rero umukora akomeza ngeranya ku cyangombwa cy'ubutaka ndamubwira ntiyari ibintu bizabanza bijye mu muryango niwemera ko mu cyangombwa cy'ubutaka nzakiguha bigiye mu muryango rero umukwe nyine birabaramuga kese icyangombwa cy'ubutaka uri umuhungu arwaye itare kuko se yitwa Rwayitare yego uri umuhungu arwaye itare hari imodoka twari dufite yatwaraga aragenda yijugunya aho twakoreraga ndangije nshaka umushoferi araza arayizana ubwo urumva ko nawe twese twangana ahita agenda ahita yihuza n'uwo revaniye yego ngayo nguko yuko ibintu byangendekeye ubwo bari kumwe n'uwo nguwo n'undi wundi abandi bandi nabo ntibavugana rumwe nuko bimeze mbega ngiye igikorero wowe uko ndi kubyumva ushobora kuba warababereye umubyeyi mwiza umva ntacyo nakoze ariko nyine umuntu yari umwana atabyaye ibyo yashaka byose yabikora ariko ngiye numva imbere y'Imana ishobora byose nta rubanza afite yego kuko ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umutima utagucira urubanza uratinyuka yego ukomere byagukomerekeje gute se mama byagukomerekeje gute uko byankomerekeje nakomerekejwe nuko umuntu arera abana nkaho bavuze bati umubyeyi yatugiriye neza ahubwo ugasanga barirwa baguha igihugu cyangwa barirwa baguha isi bamwe barabyemera abandi bakavuga bati uriya mubyeyi ararengana ibyo ngibyo rero ariko nyine ubwo nyine umuntu aremera nyine agatuza akihangana akagira yego burya umwana utabyaye n'uwo wabyaye hari byakunanira ariko burya umwana iyo aje ukaza ntiwegere inkono uri mu kase ukavuga ati abana bajye bateka batugaburire ibyo babonye ukaza ukavuga umwana akaza akiga agatsinda ukamuha ibikoresho byose ukamurihira ishuri guhera mu wa mbere akageza wa gatandatu agatsinda akajya mu mashuri makuru yarangiza akiga kaminuza yamara kwiga kaminuza ukanamurihirira nta kibazo ntabwo akagombye kumva ibyo bakagomba kuba turiya mubyeyi yatugiye neza akatumurundarundi natwe tumwegere tumufashe ariko nabonye batanyitayeho ahubwo uwo nguwo niwe ugenda nteranya n'abavandimwe bita nko gutuza ndaceceka ndabyihorera none se ariko hari abandi bana se nibura babona agaciro kawe nka mama wabo barahari isa amaze gupfa yansigiye 3 bigaga kaminuza ubwo narabarihiye barangije narabashingiye 2 ariko nibura bakuriho bo turi kumwe nta kibazo urabahemba barabyara ukabahemba wose wese ntiyabyenka n'uwo yarabyaye ndamuhemba muha ibikoma kubera n'ubukene afite umugabo wanjye yari afite moto yaguze mpageze kuko nasanze afite igare Imana rwose nta kitari yakoze nasanze afite igare moto turayimuha bari badukweye umugabo yari yadukweye n'agakakarapfa kugura inka nziza y'inzungu kuko twanaga bakunda amata aramugarambwa ati bakunda amata reka tubagure inka y'inzungu bazanywa amata bagize amahirwe yo kwitunga nawe twarabahaye inka ikongera barayigurisha ariko twabahaye moto agira ati moto nayo izabafashe batunze izahahe urugo rwabo
ubwo rero urumva ko umuntu yakubwira ati reka moto tuyitange n'ubundi niba wayiguze ndabizi nkabyemera wumva ko ntariwe. yego. Rese wenda kuba wenda utarabonye urubyaro wihangane bikubazeho ntabwo byabaye igikomere nyine wumvise n'ukuntu abo bana Yego. bagufata. N'uyu munsi wa none ubwo urumva ko umutware yansigiye abana 3 mu rugo. Yego. Umuhungu yari abonye buruse mubuza kujya kwiga namwe ni papa warapfuye. Hano mu rugo harimo amatungo dufite n'akazi mbarufashe nimara kurira abashiki banza gusiba kujyana ku ishuri. This call is no longer being recorded. Umwana rero arabyemera. Amaze kubyemera uwo umushiki we ngize amahirwe uwo se yarasize umwe yarasigaje 2 ngo arangize undi asigaje umwe. This call will be recorded. This call is no longer being recorded. Ubwo rero umwana abaragiye nyine kwiga nako abonye umugabo ndamushingiye. Umuhungu wamubuje kujya kwiga namubuje kujya kwiga abonye buruse. Yego kuko se yari amaze gupfa kugira ngo mbanze ndihire abo bashike babiri. Yego. Aranyemerera. Amaze kunyemerera rero bashiki be bariga bararangiza n'abashingira ndangije bagiye bamaze kundamubwira ntese ashaka kujya kwiga kugira ngo njyane ku ishuri. Yego. Arambwira ati rwose ndabishaka naho ubu ngubu barimo kwiga ya buruse nyine yagiye kurera baramubwira ati twahiriye umwana w'umukene ndavuga nta kibazo nubwo murahira umwana w'umukene akwemeye kuviga kandi twajya gakunda abana bize ndagira ngo ujye ku ishuri. Ndamubwira nta kibazo genda ubu ndamurihira ijana ku ijana arimo kwiga nta kibazo. Ubwo rero ibyo byose byambayeho nawe ngenda ko inshingano nk'uko naziyemeje namwe muzagufasha kurera. Ndamubwira nti humura nta kibi rwose nzakora ku bana babana nzafasha kubarera. Kuko nizinda kuko nakunda gukura mwenda nkavuga ntese njyewe namenya nzarerwa nandikishe nyina nanjye cyanyica. Nabo basiga bakarera umwana nabyaye. Ubu rero ahubwo ubu ngubu nibwo nyongera gutya nkavuga ariko Mana ibyo nakoze ubundi ni ukwereka Imana yo nzareba cyangwa se Imana yo ubundi ntireba ariko rero burya Imana irareba. Imana irareba kuko ndibuka ko ubwo nyuma hari umwana arakana kakundaga kuza nkihagera ku muvandimwe wanjye. Umugabo yarapfuye kakundaga kuhaza cyane kabyukanye nabo ngabo nashingiye 2 n'uwo muhungu. Yego. Gafata utwenda karaza turabana. Kagejeje hagati kana kararwara. Akana kararwara cyane mwana ndamuvuza muzenguruka imujyana ikabwa ngeze kabwa mwohereza Butare tugezeyo. Nako yahoraga kuri bomboni batese mubyeyi dukora iki barangije umuganga arambwira we Butare atireka nze dufate amaraso yo ku gufa ry'umugongo n'amazi tume turebe ikibazo afite. Yego. Batimye basanga arwaye kanseri. Yego. Basanga arwaye kanseri mwana nyine ubwo twamujyanye i Butaro. Basanga afite kanseri mu maraso kugira ngo niruka. Umwana rero arapfa apfuye abana nkaho baje barambwira bati komera mubyeyi hangane nahumurijwe n'uw'imfura muhumurizwa nabo nashingiye. Abandi baravuga ngo cyari kigirwamana cyane ngo kabicwe ngo gipfuye. Ibaze koko. Uwo mukwe rero waje kunyaka icyangombwa cy'ubutaka avuga ngo agiye gusukura inzu nyine kuko sinari ntakimuhaye. Aravuga ngo konti yanjye ngo nari nayishyizeho uwo mwana. Nicyo gikomere cyangumerekeje cyane cyanyishe. Bavuga ngo ikizo mwana ngo cyapfuye bashinyagurira. Bakongera bakavuga ngo kabishywe wapfuye ngo nari namushyire kuri konti kandi no kuri konti zawe bushyiragaho abantu barwaye cyane bari bahari. Nari naramushyizeho pe. Umva bambera abana abo ngabo bambereye abana batari beza bavuga ngo kabishywe. Abandi nabo batiburiye baramuroze kanseri n'ubundi baraziroga ndavuga nti hoya ni Imana niburiya ni Imana nicyo kigero cy'Imana yamuhaye. Abantu bakabikuririza ati barakobwa nibo bamuroze ndavuga nti hoya miza n'izindi ntambara zindi niburiya niko Imana yashinye ko ari kwibigenza. Komere. Nuko rero nuko byangendekeye ariko nyine ndashima Imana ndaho. Ni nk'iyo nama wagira abamama bari mu rugo barera abana batari ababo cyangwa n'abana babo nabo bashaka kuguhinduka wowe umva ukuntu witwaye harimo nayitwaye barampinduka. Ariko njyewe ikintu nabwira abamama bari mu rugo barimo kurera abana batabyaye nababwira ngo nibafata abana neza
ntawe uzi uzamugira neza uwo ari we. yego Uko iminsi igenda ihita ntawumenya umuntu uzagira neza, nta muntu wamenya uzamugira neza uwo ari we. yego Kera umugabo wanjye atarapfa ajyaga ambwira ati rega abantu bose ntabwo baba babi. Ati abantu bose ntabwo baba babi, hariho ati muri bano bantu rero ati hari usanga uzakubera mwiza. yego Nababwira rero rwose ngo namufate kimwe nk'uko yamukura mu nda ye, rwose amureke yisanzura, mukore byose agomba kumukora nk'umubyeyi nk'inshingano ye. Ubundi haba hagize ikibaye kikaza ku mwana kumubyeyi kitamuturutseho. yego Nicyo nabwira ababyeyi bareba abana batabyara. umugabo wawe yigeze abona urukundo wahaye abana be aribo bana bana Yararubonye cyane, yapfuye anasabira n'umugisha. yego Yarambwiye ati Imana yo mu ijuru izaguha umugisha, Imana yo mu ijuru izaguha umugisha, n'ubu niyo napfa navuga ngo umugisha yansabiye uzamperekeza. yego rwose Kandi kuva yanagenda nta n'ikintu ndabura, yego nta kintu sindasonza kuva yagenda rwose. Umugisha yansabiye mbega uracyanyamaho. yego mu mutima wawe nibwo usenga ntihazamo agahinda kenshi ukumva ibaza ibyakubayeho bikagucanga? Ibu gusenga kwanjye ndasenga, hari igihe ngira agahinda kenshi n'amarira akanaza, ariko Imana ikambwira ati umanza guhanagura amarira yose warize. yego rwose Na n'ubu ngubu hari umuntu twari turi kumwe arambwira ati humura, nubwo ari nkumubwira ukuntu ejo bundi ku kimwe nzajya guhemba uwo mukobwa garuka gushyingira, arambwira ati imirimo ikora ati humura Imana irimo kuyandika, ifite aho yandika bakubwira kuri iyi. yego ukomere nicyo kintu cyo. Ariko koko ubwo nzajya kumuhemba ejo bundi kuri 14 nabo kuri 28 uko ari batatu. Uw'imfura nabo babiri nayo ashyingiye mugabo apfuye bazaza kunyereka abana. yego rwose Urumva se atari umunezero? ni umunezero ujye wishimira aho ngaho n'abandi bazagaruka. Bazagaruka, Imana igiye imbwira ngo bazanyikubita imbere. yego Nubwo uwo munsi baje kuposa ry'izungura rya se na nyina, baraje bansemba kugira ngo barihannye ko tukabona ibijyanye na rweshwa n'uburyarya. Nuko ubwo rero reka dutegereze tuzagumya dusenga Imana yindi izabagarura. komera turi kumwe. Yego Imana iguha umugisha ku bw'ibyo ni ukuri. namwe murakoze cyane. sawa yego Nta kibi nabakorera rwose, Imana mwe bijye ikomeza ibirindire. yego rwose sawa. ndetse hari ikintu wigeze wumva wenda dusoza kivuga ko ufite uruhare mu rupfu rw'umubyeyi wawe? wenda reka mvuge ibyageze hanze. Ndibuka hari aka TikTok twakiriye twamamaza new specials, turi kumwe n'umusaza Muzehe Nkota, n'abantu ubwabo babyanditse muri comment baravuga bati uno murozi yishe se amaze kwica none aje kurindagira ku mbuga nkoranyambaga. Iyo ni comment y'umuntu, bivugaragare ko hari ababifite muri mind zabo. Icyo ni igihamya ubwacyo. Uru wabishobora yagenda akajya kubireba biriyo. Kumva ko witwa umurozi none wishe papa we ukabuza urubyaro mukaso, ibyo bintu byabika ari muri wowe gute? Icyo navuga cyatumye nkomera kuko nari umutesi. Ubundi njye hari umuntu umutesi uri aho wababaye ariko w'umwasama nyine, numva ibintu bavuga umva ni ibintu biri aho, sinari nzi gukomeza ibintu, ariko byatumye mba umuntu ukomeye. Nicyo kintu navumbuyemo. Si uko ntababara, si nuko ntakomereka, si nuko ntatonekana, ariko byatumye naniga mbona ko hagati y'Imana n'abantu harimo ikintu. Papa yapfuye yumva ko atari wowe wamuroze cyangwa yaragifata ko ari wowe wamuroze? Jiri cyanyemeze ko papa atemeza ko ari njye wamuroze, nubwo wenda yagombaga gukora ibyo umugore ashaka, kuko nakubwiye ko mama atari umuntu uva ku izima, nawe arabyivugira, ntabwo ari inkuru yangwa. Yego. Icyo ashatse n'icyo akora. Ikintu cyabinyemeshe ndibuka umunsi umwe papa
yasaga nuraga agiye ko kugenda hari uko nabyumvaga, ariko ni mbere ko nari twite inda y'umwana muto, kandi uwo mwana muto yagize imyaka 10, umva ni kera nari twite inda ye. Tibuka umunsi umwe yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ati Revani yani Karame ngwino hano. Asa n'unamara ukuntu papa yari umusaza utanga inama zikomeye, kuko yabaye n'umunzi, yabaye na perezida w'abunzi mu murenge, yayoboye, yari wa muntu nyine utanga ufite nararibonye. Arambwira tuzi n'ikindi nti atusengera Imana inyongerera iminsi yo kubaho. Umva barumuna banjye bari bakirimo bato, ati kuko umunsi nzaba ntakiriho barumuna bawe bazazi wawe, atari uko ufite ibyo kubagaburira, abo kuko ari wowe ushoboye kuba waba uri kumwe nabo. none se ko numva nikanzemo ko numva ubwo se barumuna bawe mwatandukanye kugira ngo bazi wawe. Yego nyine papa we yari afite icyo avuze, burya umuntu mukuru buri imvugo y'umuntu mukuru, icyo cyampaye icyizere byo nyine ko papa nubwo bihora bimeze gutya ariko hari icyo mbonamo byibuze. Ako kantu karankomeje uwo munsi nkaganira na papa, kuko warumbajije uko papa yabibonaga. Karankomeje. Ntabwo ari ishyari wenda se uwo mukaso yabakugirira? Kireka niba yararakajwe nuko abana banyitaga mama, ko banyuzagamo bakanyita mama nk'umuntu bari wenda kuko twakundaga kenshi niyo nabaga mvuye mu kazi birundiraga mu cyumba hondi, umva nzanya akaji, nzanya agashya ndabazaniye, urumva nari maze kumera nk'uko umubyeyi azanira umwana, bose bazaga birunda mu cyumba cyanjye. Umva mama yarapfuye, karumuna kanjye gasaza kanjye gato ni ninjye wakararanaga byumva. Rero kugira ngo bazaga bakurikiye, bari umurumuna wabo muto, umusaza wacu umwe dufite rukumbi, habaga bose bamukeneye, uvuye ku ishuri yabaga mukeneye, noneho by'umwihariko nanjye hari utwo nabaga nzanye, bakaza biruka bati yambi. Inshuro nyinshi rero babaga bari mu cyumba cyanjye. Dusoza niki wabwira abavandimwe bawe batakumva ubu ngubu? Icyo nababwira cyo nuko bakagombye kwibaza ngo mbese inyungu yo gutanya umuryango ni iyihe? Ese kuba mukuru wacu nta kosa yadukoreye, ahubwo yaratwitangiye akaturekura, akemera kutirirwa adutera. Urumva ngo iyo njya kugomeza mbaharanira bari kugira bamwe bakabaca bakamera nkanjye, kuko baranshakaga icyo gihe nari mfite n'ubushobozi bwo kubakontora ko bari bakiri bato, ako ninjye bari kuyembishaka, kuko nabonaga ibizababaho bakabura ubwiga bakagira bate. Iyo bankurikira bakazi wanye nk'uko papa yabivugaga, harimo bari kubura no kwiga uko bikwiye, ko nta bushobozi nari mfite bwo kugira gute bwo kubarihira. Bakaye batekereza ko ati uyu muvandimwe niba yaritanze kuri urwo rwego, nubwo nta bushobozi yari afite ngo agire icyo atwima, ese bimaze iki kuba dutandukana nawe? Ikosa umva uwe wakwishinja byanze kunze, birashoboka ko hari akantu cy'ugute ko wenda araho nanjye nagize gutya, kandi nishinza ko nizeye umuntu kuva ku itangiriro, sinumve ko mukasa atari nyoko, kandi nkumva ko ibintu bizarangira, kandi yenda bitazanarangira. Nge numvaga yuko ibintu bizarangira, none munsi hari igihe ngira ibihe byiza muri nge nkumva bizarangira. Turi kumwe, reka dusoze ikiganiro cyacu. Nta dusoreje, sibyo? Watubwiye ko uri umukinnyi wa filime, uri kubijyamo, uri kubitangira. Tukubwiye tuti courage. Umuntu ugushaka kubona muziye filime mu mwari mbamo, ngira ngo ni season ya 9 episode ya 17 mba ndimo nkinamo nyirasenge w'umwari. Noneho ngira na YouTube channel Jera. Yitwa gute? Yitwa Eriva 250. Nkagira n'indi ncishaho ivuga butumwa nise umugenzi mu gihe, ni Kirundi umugenzi mu gihe Igikirundi. Channel ibaho ibiganiro nise hindura isi nziza, umuntu ashobora kuyigeraho nawe hari byamufasha. Yego. Erivani, wakoze kuba natwe mu kigali nkuru yanjye. Ku muntu kukumva aramutse akeneye contact za nimero de telefone zawe byashoboka? Ni 078 72 32 728 cyangwa se 0725 Yego. 9259 97 zose ziba kuri WhatsApp. Urakoze.